ati biragenda nitaka kuinforme situation yenye kuwa huku kwetu leo. ati nshaka kubwira ibiri hano uyu munsi. Kuanzia Luvungi mpaka Maluberizi. Ati kuva Ruvungi kugera Rubirizi. Luvungi FARDC ilianza kudesarme bazalendo. Ati Ruvungi FARDC niyo yatangiye kwambura intwaro abazalendo. Na wengine kukimbia tena mu mapori. Ati abandi bari kwirukanka bajya mu mashyamba. Kamanda Mbara, General Mbara. Ati General Mbara ati bamusanze iwe baramugota bamutwara amabox y'amasasu amafaranga ye ati bamutwara amashakoshi byose barabitwara. Byaje kurangira izi wazalendo ngo zibyanze kandi itegeko ryari ryavuye kwande kwa Kisegedi. Ejo bundi ubwo bavaga muri ntuza bavaga muri plan ndavuga M23 ubwo rivuye mu gice cya plan cyagisigaye wazalendo nazo zagize gute zafashe ibyazo zifata n'abasirikare bazo ziramanuka nazo nizo zagiraga mbere kwanza aho M23 yavuye. Twaje kubona umwe mu basirikare ba FARDC wari uyoboye hari yari we nawe hayoboye uyoboye region 33 arimo asaba wazalendo gusubira Runingu ndetse yabaranabahamagaye ati muze tubaye amafaranga muze tubabarure tumenye amayinite murimo tubaye amafaranga. Wazalendo zitari ko twebwe ntago twaje gukora amafaranga twe nitwaje gukora amafaranga niko zavugiraga generali ziti ahubwo wowe uri aduyi. Opposition boye na Fayulu nanabonye urimo nayo kuvanga amasaka n'amasakaramentu ngo Kisekedi ngo arashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo agabane ubutegetsi na Perezida Kagame. Ukibaza ibyo bintu bihurira rwose ukibaza abanyapolitike ba Kongo nabo ntabwo bari amacu ariko ashobora kubona ntuza ako kantu ariko gashobora gucuruza ni munyapolitike ari bikiri curuza ariko bari muri maguye niki panga na His Excellence Paul Kagame ati bari gupanga kugira ngo bagabane ubutegetsi ngo bagabane ubutegetsi uko bashinja Kisekedi ko bashaka gutanga igice cy'uburasirazuba bwa Kongo bakagiha u Rwanda nibyo ngibyo urebye barimo kumushinja ariko maguye Kisekedi arimo. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uherereye hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka nkuramutse nkwifurize igitondo cyiza kuri ukunda gukurikira amakuru n'ibiganiro tukugezaho. Nkubwira ngo nguhaye ikaze kuri uyu munsi wa kane itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Ngewe ndi Meki Kayiranga muri studio za Bwiza TV ukwezi gusigaje iminsi 2 yonyine ubundi kukarangira. Mwe mwaramutse mute mumeze mute mu bice murimo mu bice bitandukanye mumeze mute natwe tumeze sawa tumeze neza turashima Imana. Muri kiganiro ndaza kuba ndi kumwe na Rudahunga tureba ku makuru agezweho amakuru avugwa mu bice bitandukanye amakuru avugwa hirya no hino. Turaza kureba kandi cyo nakubwira cyo nuko M23 ikomeje gufata ibice bitandukanye muri Masisi. Ejo Kawere mu ijoro ni ku mugoroba yaraye yigiyemo abazalendo ngo urebye neza bari kwegera za Gatoyi bari kwegera kugera Gatoyi cyangwa se nayo bakayivamo ko yabo wazalendo FARDC bamaze gusa nkaho bacika intege iby'imirwano ubona ko bisa nk'ibigenda biyoyoka cyangwa se uko barwanaga bisa nk'ibigenda biyoyoka. Hano Kawere rero ngira ngo turaza kwavuga ni agasantere kamwe wavuga ko maze kugira ibyago byinshi cyane nko muri uyu mwaka bamaze kugatwika inshuro zigera kuri 2. Byose turabirebaho. Tubaza kureba kandi muri Penda Ruzizi ntago ibintu bimeze neza hagati ya FARDC na wazalendo muri coalition musale turaza kureba uko bihagaze turareba ibice bitandukanye. Ikindi kivugwa ni muri Mwenga aho turahari turajya no muri politike kandi turajya no muri politike turebe uko ibintu bihagaze turebe uko ibintu bimeze. Ndakwakiriye ngwaye ikaze ntujye kure ya Bwiza TV ntujye kure y'ibiganiro n'amakuru tugiye kukugezaho hanyuma reka tugaruke mu kanya dutangira amakuru yacu.
Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, tugarutse muri studio wenda reka duhere muri Plaine de la Ruzizi. Muri Plaine de la Ruzizi twumva ibyaho uko bihagaze, uko abantu representa jambo baba jambo. Habari za kushinda hapo kwenu kwenye mko Kalemi. Ati se mumeze muti Kalemi? Ati biragenda se. Nitaka kuinforme situation yenye kuwa huku kwetu leo. Ati nshaka kubwira ibiri hano uyu munsi. Kuanzia Luvungi mpaka Maluberizi. Ati kuva Ruvungi kugera Rubirizi. Luvungi FARDC ilianza kudesarme bazalendo. Ati Ruvungi FARDC niyo yatangiye kwambura intwaro abazalendo. Na wengine kukimbia tena mu mapori. Ati abandi bari kwirukanka bajya mu mashyamba. Kamanda Mbara, General Mbara. Ati General Mbara bakamusancerkele na kuingia mwake. Ati bamusanze iwe baramugota, bamutwara box y'amasasu, amafaranga ye, ati bamutwara amashakoshi byose barabitwara. Sasa kule nani Luvungi bakafika pale Mtarule bakakutana watoto nao bashapanua. Ati bageze ku Mutarure basanga abasore nabo barahagaze. Ndo kumurudisha tena Luberizi. Ati bahise bamugara Rubirizi. Ati batsa abazalendo bose imbunda. Iko ekietate hatuwezi kuyua tuiseme namna gani. Ati se turavuga iki? Ntabwo tuzi icyo tushobora kuvuga. Hiyo situation kisi iko leo hapa. Ati se Kinshasa bizi ino situation hano. Sasa inakuwa ni kartushe tuzigeuzie ba FARDC. Ati se amatushe tuyerekeze kuri FARDC. Sasa très grave papa. Hatuyi vitu vinatoka wapi? Ati ntago tuzi ibintu birango birava hehe. Diffusion kwa hiyo tunakwambia. Ati nawe kora editing kuri ibyo nguhaye. Aba bajiye nabasha zileteni na kisha banabashusha Uvira. Abajua kwa banabashusha Uvira kaka banabatia Uvira kama banabeba ni Lubumbashi kama ni Kalemi kama ni Kinshasa kama ni wapi njo abajua kwa bali watu wanapotea field. Bao wakashikwa na mshangao. Sasa saba nafika tena Luvungi wanabambia keno wazalendo ifo barudie Runingu. Wanakiaji kuta wenye waliwakia Luvungi jupa kama watoka Luvungi leo saa hii. Pako matoka Luvungi leo saa hii ni shemeki yangu na ananiambia bofu kazi ya wazalendo mimi naacha na silaha ifoni ipatie wenye nayo mie nibakie tu si vile ningetu maisha tu ya kawaida. Piske naona Luvungi ni vya maajabu. Ananiongelea naye hii habari yenye pitikana Sange yenyewe mwenzake aliniambiaka nayo kusema ke gari kwa inakuya inajizeka kunyumba fulani mle nyumba mnatoka basoda ya M23 bana muingiza mugari na pale wanatupa na mule mugari anataka nafika na vula ile teni ya M23 anavala teni ya jeshi la Kongo ambayo ni teni ya hawa wa soda wetu wa JR. Gari vile yes mubyumva usibye ko wenda uyu nguyu azanamo nandi makuru tibazanye mu M23 ambaye imyenda ya M23 arangije mu mujyana ahantu atasohoka yambaye imyenda ya JR. Ati ino myenda yacu ya Kongo mu byukuri ibintu ntago bimeze neza hariya muri Plaine de la Ruzizi hagati
ya Wazalendo na FARDC. Tumaze iminsi tubabwira ko ibintu bitameze neza, aho Wazalendo zashaka kujya kuri flow, ubwo zashaka kwinjira kuri kujya ku murongo y'urugamba hafi na Katogota, kuko niho zashaka kujya zikashyira amabariyeri, ariko FARDC irazibwira iti ntabwo bishoboka, mugomba kujya Runingu. Hashize igihe rero zino za Wazalendo zirimo zitonganya ziti twese dushaka kujya Runingu, twese turajya Runingu, niho hari flow, tugomba kwegera Katogota. Ati FARDC irimo ntabwo tubyemera, ndetse byaje no kuba wa wundi witwa Fieka Adui avuga ati ahubwo twebwe tugomba kwigaragambya twebwe nka Wazalendo, kuko ibintu FARDC iri gukora sibyo. Muri rusange urebye ikuntu ibintu bimeze hano, ibintu ndavuga muri FARDC na Wazalendo muri Penda Ruzizi, urebye neza FARDC yashaka ko ikijyanye n'amasezerano ya Washington cyangwa amasezerano ya Doha byubahirizwa. Ahanini urebye plan isa nkaho iyo ishaka kuba yaba intangarugero kuri FARDC, ku buryo nta sasu rishobora kuvuga wenda nyuma yuko M23 ibahaye ibice. Murabizi ko M23 yabahaye ibice, ibahaye ibice nk'ibya bino bice byo kuva Uvira kugera kwanza, kuva Makobora kugera mu bice bya Katogota. M23 ejo nibwo yavuye bwa nyuma muri plan iyo nini, ibwo yari ivuye mu gice cya Runingu, kuva za Runingu kugera Katogota. Hanini ivuga ko yubahiriza ibiganiro cyangwa se iri guha amahirwe ibiganiro. Aba Wazalendo rero bakiza bati twebwe turagomba kurasa M23 tukayigeza Bukavu. Mu by'ukuri bari muri spirit ya FARDC, ubwo ndavuga amakuru amwe abahari, spirit ya FARDC bo ntibashaka kurasa, bashaka kubahiriza ibiganiro. Ndavuga FARDC yenyewe, ndavuga mu gice cya Plaine de la Ruzizi, ntago ndi kuvuga mu bice bya Masisi. Ikindi mwibuke neza ko mu bice bya Plaine de la Ruzizi ari ahantu ndetse Amerika ubwayo ndetse na UN basabaga ko M23 ijya kure, hanyuma hakajyamo abantu bagenzura iby'agahenge. Ari nabyo banagendeho bajya Doha, ubwo ubiramara gufatwa, ndetse bajya na Montreal, nibyo bavugaga. Aha rero mu kubahiriza amasezerano kwa M23, Wazalendo zikavuga ati ariko twebwe nibyo ntiturimo, sisi tuko tunapambana hatuko kwenye bavuga kwenye za siasa. Bavuga ntago twebwe ati rais atacheza siasa, ati perezida azakina politike, ati twebwe turwane, ati ko twebwe ntago turi muri Wazalendo, so nako ntago turi muri biganiro cyangwa se ibyo byo kugimishyikirano, nibyo bavugaga. Hanyuma icyaje kubaho ndetse na mbere yaho yuko M23 iva muri Plaine, hari amakuru yavuga ko Wazalendo zasabwe ko zigomba kuva mu bice bya Uvira zikava hose no muri Plaine zikagenda, hanyuma Plaine ikajyamo ingabo zidafite aho zibogamiye. Byaje kurangira izi Wazalendo ngo zibyanze, kandi itegeko ryari ryavuye kwande kwa Kisegedi. Ejo bundi ubwo bavaga muri ntuza, bavaga muri Plaine, ndavuga M23 ubwo rivuye mu gice cya Plaine cyagisigaye, Wazalendo nazo zagize gute, zafashe ibyazo zifata n'abasirikare bazo ziramanuka, nazo nizo zagiraga mbere kwanza aho M23 yavuye. Twaje kubona umwe mu basirikare ba FARDC wari uyoboye hari yari we nawe hayoboye uyoboye region 33 arimo asaba Wazalendo gusubira Runingu, ndetse yabaranabahamagaye ati muze tubaye amafaranga, muze tubabarure tumenye amayinite murimo tubaye amafaranga. Wazalendo zitari ko twebwe ntago twaje gukora amafaranga, twe nitwaje gukora amafaranga, niko zavugiraga generali ziti ahubwo wowe uri aduyi. Byaje kurangira hakomeje kuba imyivumbagatanyo. Rero biri kuvuga nuko Wazalendo zirimo zitwarwa nabi Runingu, izindi zikakwa imbunda, ndetse amakuru amazimisa avuga kwitwa General Fieka Adui. Uyu Fieka Adui numwe mu Wazalendo bakunze guteza kajagari cyane kuko akunze kuvuga, murabyuka neza ko ubwo witwa General Gasite agomba kuza muri Uvira, uyu Fieka Adui no avuze ati ntago dushaka umunyarwanda. Byaje kurangira rero uyu Gasita Wazalendo zose zumviye General Fieka Adui zirukana Kasita muri Uvira.
nimureba neza ibyiba byose muri Uvira byavaga kuri uyu mugabo kuko yakorewe umuvugizi w'icyitwa Unité Spéciale ya Wazalendo. Aha rero bikaba bivugwa ko abazalendo benshi bari kuvuga ati reka tureke imbunda, ati tureke imbunda twigire muri wumvisha ko aravuga ko we yaretse imbunda, muramo yaretse imbunda, ati ye nigiriye kwa maisha ya kawaida mu buzima busanzwe, ati ndetse imbunda ndayisubije ba nyirayo ati nyisubije ba nyirayo nigire mu buzima busanzwe, ati giye kuba umusivili. Undi se umusivili nubwo bigize abasirikare. Urebye nibyo bavuga ati ntago tuzi biri kuba, ati mutubarize Kinshasa sari kitazi. Abazalendo bazaba nabi. Ibyo tujya tuvuga ati aba bazalendo bari mu bantu bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye cyane ubwo icyitwa Washington, icyitwa Doha kizajya mu buryo. Abazalendo batakuwa wapi, bazaba hehe? Ibyo biri bavuga ngo tuko wazalendo, tuko tunapambania inchi. Ibi byose bizaba ikibazo gikomeye cyane. Nta uzabitaho, bazarangira nk'umwanda. Ibintu byose bakoreye abaturage bagenzi babo bakabica bakabambura bakabarya ibyabo, bazongera kubyikora se? Ibintu birimo birabahindukana, ikibuga kirimo kirabacuramira, ikibuga cyacuramye kwa Wazalendo. Rero ibi nibyo tuvuga tuti ibintu ni hatari, bitu ni hatari. Wazalendo ziri mu mazi abira kuko kugeza uyu munsi none urebye neza Kinshasa ishaka kubahiriza, urebye neza icyambere cyo Wazalendo nta mbaraga zifite zo kurwanya M23. Wazana na coalition ubwayo, coalition yabo nta mbaraga ifite zo kurwanya M23. Hanyuma wajya kure ugasanga aba FDLR yaba Wazalendo yaba FARDC bose barabibona ko bitoroshye kurwanya M23. Ariko nacyo ubona ko bafite pariti ya mbere yo kuba bavuga ati ariko dushobora kubariza ibiganiro, ariko bajya kubyaza Wazalendo batari twebwe ibiganiro nibijyamo. Abazi ubwenge muri Wazalendo baravuga ati ibiganiro nibiramuka bigiyemo ntago turi buze kuba tugize gute, ntago turi buze kuba tubona umwanya wacu wo kwiba, bariyeri ntago ziri bukunde, ntago turaba dufite icyubahiro twari dufite. Hanyuma noneho ikindi kikagaruka, FDL nayo ikaze kavuga ati ariko mu gihe izi za Wazalendo ziraba zigize gute zibivuyemo, kandi yari umbrella, yari umutaka wacu twakoreshaga mu kuba hano muri Kongo, biraza kugenda bite? Ibi rero ibyo nibyo bintu birimo bivugwa hano, birimo cyangwa se biri hano, aho Wazalendo zivuga ziti rero twebwe nituramuka tugize nituramuka tubuze hano kuri ntuza, nitubura kuri no plateau, ubwo ndavuga plateau mvuga ni barriere twabagaho, nituramuka dutakaje icyubahiro natwe biraza kuba birangira. Bamwe barajya gukora iki? Urebye neza ni nayo ngorane Kinshasa ishobora kuzagira. Ingorane ya mbere irimo kuba Wazalendo zirahava zikora iki? Zirarwana no kuvuga ngo reka zigume zihangane, zigume mu myanya zawe zirimo. Mu by'ukuri urebye neza amasezerano ya Washington, amasezerano ya Doha, na amasezerano azasiga Wazalendo ziri fake, zitafite n'icyo zikora, zarabaye abantu basanzwe ndetse zidashobora no kujya mu baturage. Ko iryo zakoreye abaturage, zisha abaturage, zarabarashe, abandi zirabambura ibyabo. None amasezerano avuga ko bagomba nazo mu bantu bagomba kwaka intwaro zirimo, mu bantu bagomba kwakwa intwaro zirimo. Ibi rero biza gutuma zino za Wazalendo bitaza gukunda. Urebye neza izo muri Nord Kivu kuko ho higanje FDL nyinshi cyane, bisa nkaho wenda batarabasha kubona uko baziyambura. Ariko muri Sud Kivu urebye neza nk'uwitwa Yakutumba ubona ko asa nk'uwabyumvishe ibijyanye n'amasezerano, kuko ari mu bantu bahunga mbere banagenda mbere. N'ababangoma nzito nubwo bavuga ariko ubona ko baribereye mu birere. Nuvuga ngo muri rusange bavuga ko Wazalendo muri Sud Kivu iri mu kagambane ko kuba ishobora kuzakwitirwa mu gafuka, cyangwa se igashyira intwaro hasi ikemera ibyo ubutegetsi bushaka.
urebye muri Sud Kivu nuko bimeze, ari nabyo duheraho tuvuga tuti mu bigaragara M23 yamaze kubona ibyo igomba kubona biciye mu biganiro, nubwo batabitubwira cyangwa se nubwo bidashobora gutangaza, ariko mu by'ukuri urebye neza ubona ko M23 uburyo yitwaramo, imyitwarire yayo, hari ukuntu ubona ko amasezerano yagize ibyo agena, ariko none ayo masezerano ukabona ko ari kuko byose ari umukino wa politiki. Twebwe ntidushobora kwerekwa ko M23 hari ibyo yagayininze, ndavuga abaturage cyangwa se n'abandi, ntabwo bashobora kubyerekwa, bahora batwereka ko ahubwo urugamba rukomeye rugeze habi, ariko mu by'ukuri wareba neza ugasanga ahubwo hari aho bamaze gukatirwa. Nanjye mbivuge gutyo, mu by'ukuri ndavuga mu mboni zanjye, muramenye atajya nuza kumbaza ati bimeze biti, ubona ko hari aho isa nkaho yamaze gukatirwa. Urebye neza ubona ko hari aho isa nkaho yamaze gukatirwa, bakavuga ati hano nahawe, ariko none bavuga ati wazarendo mugende mutere murase M23, kuko nta ibyo ni ibintu babizwi n'abantu bo hejuru cyane, abantu bato batanazi, bazi ngo game izagenda gutya, ariko bakagumya gukina umukino hasi hejuru, wazarendo zaje, wazarendo zamanutse, tugahora turi muri ibyo ngibyo tuvuga ko wazarendo zaje, zafashe Masisi, zafashe n'ibyo tubamo, ariko mu by'ukuri wajya kure ugasanga ahubwo zo ziri mu kazi, ziri gukora ibyo politike yagennye ko bigomba kuba bikorwa. Ariko mu by'ukuri urebye neza ibyo bihari nyine ni umukino uba ugomba kuba werekwa rubanda, ariko uyu mukino bisaba ko buri wese ahagararamo neza. Wazarendo niza zikagukubita, wa wundi ashobora no kuzahita ava mu masezerano mwagiranye, ariko nubasha guhagarara no kwirwanaho, amasezerano azajya mu buryo. So ubona ko rero byanga byakunda, hari ibintu byinshi ubona, hari ibyo abantu benshi bakeka bati nyamara igihugu cyabonetse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se ibyo M23 yarwaniraga byarabonetse mu buryo bumwe cyangwa se mu buryo bundi, uburyo abantu badashobora kubimenya, ariko abantu bo hejuru bavuga bati ibintu byarabaye. Hari n'abakunze kuvuga ati ariko nanga avuga kugera Kinshasa, nanga asagera Kinshasa, urebye neza nanga ko murebye umuntu afite gahunda kugera Kinshasa, kuko Tshisekedi agomba kuguma ku butegetsi cyane rwose. Ahubwo urebye neza igihe hari no guhindura itegeko nshinga, iyo tegeko nshinga nkuko twabivuze rishobora kuzatanga ibice byinshi cyane, rishobora no kuzahindura ibintu byinshi cyane mu miyoborere ya Kongo. So urebye neza ibihari ni umukino, uyu mukino ushobora kwigizayo Wazarendo, ushobora kwigizayo FDLR, nuvuga ngo FDLR igacyurwa mu Rwanda, Wazarendo zikisanga zitagifite aho ziba, zarabaye abasivili basanzwe cyangwa se zimwe ziri no mu magereza, kuko benshi baranazitwara bakazifunga. Kinshasa muranabizi ko na mbere yuko Goma ifatwa inyinshi zari ziri bavuga ko izigera mu 1900 zari zimaze gufungwa, 1900 cyangwa se 900 sinibuka neza. Urumva ko ibintu bigenda bihinduka. Hanyuma FARDC nayo iri mu givuga atari ko turwana n'iki, M23 tuyishoboye, abacanshuro baraza bagashimaho byarananiranye. Ibyiza ni ugutuza tukareba iki tugakurikira ibya politike, kuko politike niyo igize gute, niyo ishobora gukina. Tshisekedi akine politike, nibyanga nawe ace bugufi yemere ibyo yategetswe kwemera cyangwa se ibyo agomba kwemera. Muri rusange umuntu yavuga iki, Wazarendo numwe mu bantu bazakubitika cyane muri no ntambara. Undi muntu uzakubitikamo none FDL, ariko we plan ye ni ugucyurwa mu Rwanda, kuko nadacyurwa mu Rwanda azakubitwa mpaka. Ariko urebye neza icyitwa Doha, icyitwa Washington, gicyura kigomba gucyura FDLR igataha, kigomba kandi gushyira Wazarendo n'indi mitwe yose twaje intwaro mu gatebo kamwe. Urumva rero ko ibintu bigenda bigira gute, bihindura isura. Hanyuma tugiye muri Masisi ku munsi w'ejo, M23 yagize gutya, ejo bundi yagize gutya guhanira Wazarendo. Hanyuma ejo rero nibwo twagiye tukumva ngo hari udusantere twinshi twabaye tombe, twongeye kuba tombe. Hanyuma akandi ga santere kari gategerejwe na Kakawere, kuko murabizi ko niko Wazarendo cyangwa se FDLR na FARDC bahitiramo akeshi bavuye za Gatoyi baza berekera Rubaya. Agace rero karaye kabaye tombe, ubu kari kugenzurwa na M23. Imboni ya Bwiza iri hariya, ubwo twayibazaga tuyibaza tuti ese ibintu bihagaze gute hariya muri kino gice.
iyo yatubwiye ati wazarendo rwose zagize gutya ziva muri kano gace zirahunga, ati zahunze ziragenda ubu ngubu, avuga ati zagiye ahitwa Mitimbiri, zagiye Bukumbiri note Mitimbiri, zagiye Bukumbiriri, sorry, ati bari kwiruka begeze, yahise ambwira ati ubu abazarendo bari kwiruka bageze Bukumbiriri bavuye Kawere rero yaraye igenzurwa na M23. Murumva ko ibya bice Ambetura yafashe bikomeza kugenda kujya gute bigenda bigaruka, bako biragenda bigaruka, ari nako n'abaturage nabo bagenda bagira gute bishima. Ubu rero ukaba wavuga ko ibintu rwose muri Masisi biri kugenda bigaruka, ndavuga Masisi muri bya bice bimwe na bimwe byari byagarutsemo za wazarendo. Iyo na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ati n'indi nyamaswa Kongo irimo korora nyuma y'uko yoroye FDLR. Kuvuga rero ngo abo bantu uzabyuka mu gitondo ngo bambure intwaro, ahubwo bishobora guteza akajagari hariya aho kandi si ubwa mbere byabibaye, aho dushobora kubona noneho wazarendo zigiye kujya mu mitsi na FRDC. Kuri njye nkabona ko Kongo nta bubasha ifite bwo kwambura, nta bubasha n'imbaraga mbona bafite bwo kwambura, kandi yabikoze muri Plaine za Ruzizi hari umujenerali umwe n'abasirikare rwose batsimbuna, abandi bahunze bajya mu ishyamba. Nuvuga ngo uwitwa Fiekaduyi nawe biravuga ko yahunze kuko ari kwigishwa uruhindu n'iperereza rya Kongo. Muri rusange urebye nibyo nari ndimo nkubwira nti birashoboka ko hari ibyo Kongo yifuza kubahiriza mu masezerano basinye, ariko bikimira wazarendo. Ariko nanone nkavuga nti mu mayeri ya politiki bakereka abaturage ko rwose bagomba guhangana n'M23 igihe cyo kurwana gikomeje, ariko mu by'ukuri hari ibyo bagomba kwemera mu buryo umwe cyangwa ubundi, kandi binyuze mu nzira runaka zitangomba kubwirwa abaturage. Bityo ukaba bavuga ati nayo M23 urebye neza ubona uburyo bitwaramo, ukavuga ati abantu nyamara hari ukuntu byaba byaragenze nyamara udaho. Erega buriya ni nyuma y'amarido, nubwo kenshi usanga tujombe bikwase 23 ku bijyanye wenda n'uburyo iyo ubona ishyize imbere cyane ibiganiro, ariko buriya na Kinshasa byanze bikoze bashyiraho umuriro. Abahuza barayibwira bati nawe ubwawe ntabwo urimo urubahiriza ibyo wasinyiye. Yego. Ikindi turajya mu biganiro byo gushyiraho agahenge imitwe ya wazarendo ikabiteje intambara. Ariko ikintu twagiye tugarukaho tugaragaza ko buri gihe ni ukuvuga ngo Kinshasa izajya iva mu biganiro, Kinshasa itishyira imbere wazarendo. Yego. Hanyuma ivuge ati ntabwo ari twebwe ni wazarendo. Uwo mutego rero abahuza byanze bikunze barawubonye. Kinshasa buriya nabo barabibabwira. Ikindi kandi wibuke ko kuba bavuga ati ni wazarendo nuvuga ngo M23 itabashe kwirwanaho, Kinshasa ikabasha kubatsinda. Inibatsinda izava mu masezerano. Ibyo byo ni ibintu birwose bisanzwe. Kandi izavuga yuko ariyo yatsinze cyane. Ntabwo izavuga ko ari wazarendo batsinze. Izavuga ko ari ingabo zabo batsinze. Ayo mashimwe azajya ku ngabo ntabwo azajya kuri wazarendo. Niba unabireba neza muri no minsi ishize ibyavugwaga nyuma y'uko igice cya Masisi wazarendo na FRDC bese coalition yose yari yamaze kukigarurira, intsinzi yavugaga ko ari ya FRDC iri kumwe na wazarendo, ariko iyo batsinzwe bati wazarendo bakuwe mu bice bari barimo. Yego. Niko bamera, niko bimeze. Ukuvuga ngo ira coalition barabigarama kuko wazarendo icyambere banakora n'ibyaha by'intambara. Uko byagenda kose ari amadosiye ari mu tubati. Kandi abazungu buriya ari igihe kigera dosiye bakaba bazivanye mu tubati iyo ari ibintu wenda mwumvikanye turimo kubahiriza, ibindi bakaba babigushyizeho. Ariko ngewe ikibazo nyibona ni mu rwego rwa tekinike, mu rwego rwo kuri tere. Wenda uravuga ngo bamwe bahunze, ariko bahunganye imbunda. Yego. Ni ukuvuga ngo urabambura imbunda wazarendo, abantu bangana kuriya b'indisipline, wahaye intwaro, leta yahaye intwaro, biracyagoranye. Kuri njye ndabona rwose ari ibintu bigoranye, ahubwo ni ibintu mbona bizafata n'igihe kinini. Ibi by'amasezerano ni ukuvuga ngo ibintu byo kwambura intwaro, amasezerano y'amoko agezweho. Yego. Ibyo ari byo byose wazarendo zigomba kuzamburwa intwaro,
zigasubizwa mu buzima bwa gisivili. Ariko nk'abantu nyine bari mu magurupe arenga 200, leta yongereye intwaro kuzo bari banafite, bakaba bari mu kajagari kameze kuriya, kuvuga ngo igice cy'abazarendo kuzagisenya mbona bizatwara igihe. Usibye n'ibyo ngibyo n'intambara ubwayibona ko ifite igihe kinini uzaho. Ngiye nigeze kubwira abantu nti intambara nibura imyaka mikeya ni 10 bahereye, nuvuga ngo kugira ngo abantu bagere aho icyo bakeneye kugeraho ni umukino uri ushobora kutabarira munsi y'imyaka 10 uhereye muri 2021. Erega wenda turaza kubigaruka niba ngombwa kubijyanye n'uburyo Kinshasa irimo iragenda buhoro buhoro ishaka guhindura itegeko nshinga. Nubwo kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Kisekedi butari bwatangaza ko bugambiriye guhindura ko yakomeza gukomeza manda ya gatatu. Ari gushimashima, ariko ikintu ubona agamije ukuvuga ngo ku meza buriya Kisekedi afite choice nk'eshatu. Hari choice ya mbere yo kuvuga ati mu ntambara reka nkomeze mpanyanyeze ndebe ko nakwigarurira iriya migi nabuze, hanyuma nuze 23 iti bihomberamo. Mbere nko mu mahistory yagiye abaho aho leta yangaga imishyikirano kugera ku munota nyuma kwinjira mu bwicanyi, abo gashiduka ariyo ihirimye ivuyeho. Mu Rwanda byarabaye mu gihe cyo guhagarika jenoside, muri Angola byarabaye ubwo Savimbi nawe yarigize akarakajya, ariko leta igafata icyemezo ku munota wa nyuma igasenya rebellion. Kure mu mateka ya kure na mu bihugu bya kure, igihugu cyitwa Sri Lanka ari amazemo rebellion iteye ubwoba, Tamil Tigers, ariko leta yaje kugira imbaraga irayikubitira yinesha, abandi bahita bayoboka. Rero na Kinshasa ibyo baba bimubwira ati birashoboka, uri leta turaguha intwaro. Noneho nka Kongo ihagarariye ikibazo kiri geopolitike aho n'Ubushinwa buvuga buti ngiye kuvamo, nabwo baba burimo kwenyegeza ku buryo ati turaguha ntuza amadrone, twebwe duha amasoko, ku buryo rero iyo ari ikarita ya mbere Kisekedi ashyira ku meza. Ikarita ya kabiri akavuga ati njyewe ngiye gukoresha uko nshoboye, nimbona bintinzwe mu mishyikirano M23 bazayikubita igicupuri icyo bamaye i Washington, ko tuvugishije ukuri Washington Kinshasa nta kintu yakuye. Mariyo mpamvu ubona idashyira mu masezerano ibyo yasabwe. Ariko noneho Kisekedi akavuga ati aba bantu reka nanjye zigane nk'uko Kabila yabikoze. Tube twakora nka biriya bakoze RCD, tubazana Kinshasa, tubakubite inuza, tubakubite amaministeri, igisirikare cyabo tugishyire mu cyacu, hanyuma njyewe ahubwo imbe nigiriye andi mahirwe mbona iziba cyuho. Yego. Aho kujya mu bya manda waramutse babyanze, njye nibonera indi ziba cyuho y'imyaka 5, takindi zaye byari ikindi nyuma y'imyaka 5 shobora gukora amaguye nitonze. Ibyo ngibyo nabyo ashobora kubikina. Yego. Hanyuma iki cya gatatu nabonye barimo gusaba ngo uburyo intara zazayoborwa umuntu uza mu bijyanye n'itegeko nshinga rishya. Ubona ko ibyo byose babimusumbirijwe, wenda ashobora kwemera ibintu bya federalisme, ariko ubona nabyo bikubiye gakeya. Iyo yose rero ni imibare Kisekedi arimo, ariyo mpamvu ubona uruhande rumwe agenda akabeshya, yaba yakubiswe kuri tere ati reka nambure intwaro nuza wazarendo, reka afungure abari barangije ibihano, nk'uko ejobundi yabikoze bakiva mu Busuwisi. Abo yafunguwe barangije ibihano, ariko ntabwo yigeze yubahiriza ibyo bamusabaga mu minsi 10. Rero nkabona ko Kisekedi ibingibi ari ugukomeza kuranga umukino wa politiki wo kurangaza yuko ari mu biganiro, nyamara hari ibindi bintu arimo, ahubwo bishobora gukomeza intambara nk'icyo ngicyo wavugaga. Urebye neza ibiganiro biraba, abantu bakajya ibyo bumvikana, ariko bakagonya bakanarwana, abashe kugutsinda nta ibiganiro mubirimo, ubwo ibiganiro bivamo akakurikiza ibyo intambara cyangwa se akakurikiza intsinzi yiwe. Ntago umuntu yakurusha imbaraga ajye kwemera ibiganiro daho. Nyinshi Kisekedi ashyize imbere intambara. Ubwo ikindi kintu ndana nibagiye kuri ibyo bitatu narivuze, gukurura intambara yagira amahirwe ikagera mu gihe cy'amatora, agahita avuga ati nta matora abaho, kuko mu itegeko nshinga perezida burya ababyemerewe ko ayo matora ashobora kuyahagarika igihe abona igihugu kiri mu kaga.
nawe arashaka kubyitwaza ati turacyari mu ntambara, ni gute igice cyose cy'uburasirazuba bwa Kongo kitatora, ugasanga akoze izo maguye zo gukomeza gukurura intambara kugira ngo ageze mu gihe cy'amatora. Yego, ni byiza cyane rwose kuba wenda abantu banabasha no gukurikira bakanajya analize. Nibaza ko muri kiganiro baza kuduha comment twabyo, ariko mu by'ukuri udahunga urebye neza impaka ziri hariya, impaka ziri ku mbuga nkoranyambaga ni nyinshi cyane. Bamwe bati nyamara Betra iri mu ntege nkeya, abandi bati zasubira muri 2012, abandi bati ahubwo Betra mu murongo mwiza kuko ibiganiro nuko bigomba kugenda, abandi bati Tshisekedi nawe ari mu mukino. Ni uvuga ngo ni umukino ugomba kuba, ariko waba bwose hari ibyo bemeranyijweho bombi ko ari babiri. Ni uvuga ngo mu mayeri ya buri umwe na yundi, buri wese asabwa kubigeraho aciye ikibungo cyangwa aciye mu nzira iri direct, cyangwa se akabasha kwikiza umwe. Urumva rudaho kwikiza undi aciye muri ayo masezerano cyangwa se aciye mu zindi nzira zishoboka zose. Cy'ingenzi ni ukujya gute, ni ukugera kuri agenda yiwe ya politike. Na Machiavelli yaravuze ngo tous les moyens sont bons cyane rwose. Komande zombi yaba M23 yaba Kinshasa, komande zombi bari gucungano, kuko icyambere impamvu ubona ibiganiro bitagiriye bigera nuko nta bwizarane buri hagati y'abo bombi. Ikindi cya kabiri, twe twita tureba twebyo baba baratwiyerekeye baratubwiye. M23 igihe mu mwaka ushize ijyaga ivazado yavuga ko ari ibintu 8 bigomba kuganirwa. Icyambere muri ibyo 8, 2 nibyo bari bamaze kugera nkaho babiganiraho baranabisinyira, harimo gufungura zira mfungwa 700 ndetse n'agahenge. Ariko ibyo byombi 2 nta na kimwe kirubahirizwa. Twebwe rero iyo turimo gusesengura tutatubona ko muri ibyo bintu 8 batubwiye bo harimo kugarura imfungwa nako impunzi zigatahuka, kugarura umutekano, harimo administration izaba imeze muri make. Twebwe rero tutatureba ko ni ukuvuga ngo byabaye opomo, nta kintu na kimwe kirimo kuva aho kijya. Umuntu hagati ya 23 na Kinshasa, wenda hagati y'u Rwanda na Kinshasa mu bya Washington ibyo byamaze kuba clear. Ubu ukuvuga ngo utakubahiriza mu byo basinyiye by'amasezerano byo yamaze no kujya mu nteko, bonye ko no muri leta muri Kongo bamaze kuyashyira mu nteko. Ariko ku bijyanye na 23 na Kinshasa bose biracyari muri point mort. Akaba ariyo mpamvu rero abo bantu bavuga bati 23 kuva iki gihe cyose, kandi ukabona ko bamaze kuyiha umurongo wa mediane itarimo gutirimuka kuba yasimbuka ngo yorenge, ukabona ko hari n'abazana izo mpungenge bavugaga ko bashaka kuyikubita igicupuri nk'icyo bakubise RCD, ugasanga arabwa ati nimuze tuvange ingabo nka bya bindi bakomeje kwanga M23. No kuvuga ngo urebye neza baravugaga ngo ntabwo tuzasubira ku yindi round ito tutarabona ibi. Yego, ariko turacyabona barava Doha bakajya Montre bakajya hehe, nta kintu na kimwe gihinduka. Niyo mpamvu rero abantu baba batukurikirana bakaturenganye, twebwe dusesengura ibyo baba batwibwiye kandi dusesengura ibiri kuri table. Ari impakanya mbona muba mujya icyusesengura ni kigaragara cyabaye official cyangwa se cyabaye public. Kumbwira ngo njye gusesengura ibiri behind nibyo njya mbwira abantu badukurikira cyangwa se nabo duhura hari ibintu umuturage adakwiye kuba amenya pe. Hari ubu gusa icyo nabwira abadukurikiye byo, imyaka 10 bazayiba rishobora kuzagera magize amahirwe yagabanyuka. Yagize amahirwe yagabanyuka, ariko imyaka 10 abantu bazaba bakiri kuri no karayi yo gutekereza, ubwonko buri hasi hejuru. Pressure bayifite, abantu benshi barwaye depression, abandi bati tuzongera kubyumva tuzongera kubireba, ariko nta kurambirwa. Ikindi abantu bareke kugereranya ama revolution abatandukanye. Ubwo ndavuga abadukurikira nkurikije mood umuntu ababonamo. Revolution na structure cyangwa structure zazo uburyo zigomba kugerwaho biba bitandukanye, bijyanye na critique, bijyanye n'igihe abantu barimo, igihe turimo, ariko ari bashaka kugereranya wenda nawe n'undi umuntu ugereranya
revolution ya RPA na M23 biratandukanye Rudahuma. Nemera ko bitandukanye, si utuntu duke duke umuntu agenda ahuzamo. Yego, ariko biratandukanye kubera n'ibihe. N'ibyo ngibyo wari uvuze ndemeranya nawe. Nanone n'ikindi kintu kigiye cya geopolitique uburyo ibiteye muri icyo gihe ibihugu biri super power. Ubu ngubu super power zikeneye kugaininga ku mugaragaro ku buryo bugaragara, not kuba behind. Zikeneye kwicara mu masezerano ashobora kwicaza bamwe muri revolution ndetse agakora n'abandi ku butegetsi. Urumva ibyo byose rero babikina ni esheke bro, bayikina umuturage noneho agasigara ari kugira gute atazi niyo bigana. Akenshi abaturage nabo muntu ku rundi ruhande kuri iyi ntambara imaze imyaka 30 ku kibazo cy'abarwandofone kitari cyakemuka, arabumva yuko cyagiye M23 yafataga irami gikomeye, bumva ko ibintu birangiye. Ariko ntabwo buriya leta irirwana n'umutwe ifatanywa n'umutwe w'inyeshyamba, ni intambara ibiri complex ishobora kumara n'imyaka 20 cyangwa 30. Ubu se ko ari amarevolution twagiye tubona amara imyaka irenga 30. Tufata urugero muri Sudani y'Epfo, uriya mutwe wa SPLA wamaze igihe kinini urwana kugira ngo ugere ku ntego. Noneho urabona ko mbereho hari Amerika yonyine yavugaga ijambo mu rwego rwa geopolitique y'isi, ariko ubu ngubu ibintu biri guhinduka, ari kuza ibihanga bindi. Hari Ubushinwa, hari Uburusiya nabwo bushaka inyungu zo muri Congo. Izo scenario rero zose ziragenda zikabyara ikintu kimwe gituma nyine intambara itinda, izamo amaguye nyinshi, abantu be bagatangira kurambirwa. Ariko twebwe dusesengura ibyo bashyize ku ikarayi wa mugani wa. Yego nibyo hari, kandi icyo gihe ukoresha ama hypothèse ashobora kumvikana ahujwe na situation ihari, kuko ntabwo uzajya muri behind scene ushobora kuyijyamo, ariko hari ibyo utajyamo abantu bagiye babyumva, kuko hari amabanga Rudahu tuvuge ko rwose aba hari pe utashobora no kuba wayavugaho rimwe na rimwe udashobora kubona ibizibiti. Sure. Ubundi bindi aba ari ama hypothèse umuntu yiha. Yego, ni nk'izo hypothèse nari mvuze hejuru, ariko ntabwo aba ari ihame. Ariko icyo abantu bagomba kumenya nuko bizatinda pe, abantu bumve ko hari bizatinda, ariko none ukabona ko mu gutinda ni umukino uri hagati ya M23 na leta ya Kinshasa, hakazamo n'abandi bagize gute babandi bungukira muri ino ntambara. Ubwo bivuze ngo abaturage baba bameze nk'abafana bari kurebera hari, rimwe na rimwe bakarakara, rimwe na rimwe bakishima, nuko bimeze nyine nta kindi bashobora gukora. Niko bimeze. Yego. So tuvuye wenda kuri ibi ngibi turenda tubigarukaho ko wa mugani ni topic nini, wa mugani wawe Rudahunga dushobora kuba twavugaho. Reka turebe ku bindi mbona wazanye bya Kinshasa, ariko ngira ngo yo guteko shene nabonye nabyo wabivuzeho. Nayivuze, ariko ubona amaguye Kinshasa ku myigaragambyo iri gutegurwa. Yes, ari imyigaragambyo z'abatariki 3 ya opposition iyobowe na Fayulu, nabonye urimo nayo kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Ngo Kisekedi ngo arashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo agabane ubutegetsi na Perezida Kagame. Ukibaza ibyo bintu bihurira rwose, ukibaza abanyapolitike ba Kongo nabo ntabwo bari amacu. Ariko ashobora kubona ntuza ako kantu ariko gashobora gucuruza. Ni munyapolitike ari bikiri curuza, ariko bari muri maguye n'iki gupanga na His Excellence Paul Kagame, bari gupanga kugira ngo bagabane ubutegetsi. Ngo bagabane ubutegetsi kuko bashinja Kisekedi ko bashaka gutanga igice cy'uburasirazuba bwa Kongo bakagiha u Rwanda. Nibyo ngibyo urebye barimo kumushinja, ariko maguye Kisekedi arimo kugeza ubu ngubu ntabwo. Halo, wabuze network ngo wabuze network, kanongeye ngo hamagare Rudahunga yabuze network, reka nongeye mpamagare atubwire kuri iyi maguyi Kisekedi arimo. Ariko Fayulu ati Kisekedi ashaka guhindura ubutegetsi kugira ngo ubutegetsi abuhe u Rwanda, ubugabane n'u Rwanda, ariko n'ibintu biba bidashoboka nyine. Ariko muri politike abanyepolitike bashobora kubikoresha hanini bagamije kwigarura imitima y'abaturage,
cyangwa se kwereka abaturage ko hari ikintu kinini cyihishe inyuma y'ibyo ngibyo barimo bavuga. Uyu ni Rudahu wari wabaye telefone yawe yavugaga nabi ariko ntekereza ko ubu ngubu ari sawa. Sinzi numvaga amajwi birimo gucikagurika. Ngo harimo maguye ndakumva neza rwose. Nawe ndavuga ni kugeza ubu ngubu ntabwo Kisekedi aratangaza ko afite tageti yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo abone manda ya gatatu, ariko nta nubwo yanabitangaza. Ariko ibyo barimo gutangaza nyine ibyo narimo kuvuga nagiye kujyaho nk'ibintu bine ubona bashyize hanze bashaka ngo ko itegeko nshinga ngo ryarekwa guhindurwa mu 2006 umva ko hashize igihe. Yego, ngo hari ibintu bigomba guhindurwa, harimo imikorere y'inzego hagati ya perezida na minisitiri w'intebe. yego, kuko ubona yuko ngo minisitiri w'intebe itegeko nshinga rimuha ububasha, hari ububasha bamuha ku buryo perezida atabifiteho ijambo. Ashaka rero kugira ijambo rikomeye. Icya kabiri ni mu bijyanye ngo n'imiterere y'ubutegetsi bw'intara. Umva ko bazanyemo intara. yego, Ka kantu M23 ihora ivuga ko intara ari ukuntu zishobora kugira autonomy. Ako kantu rero nako barashaka ko bavugurura imiterere y'ubutegetsi bw'intara. Akaza nanone imikorere ya komisiyo y'amatora ndetse n'uburyo bwo gukemura amakimbirane ya politiki. Ariko abasesenguzi barimo gukurikirana iki kibazo cyane bakavuga ko aya ari amayeri ya Kisekedi yo kubanza kujugunya ikibuye mu gihuru agendeye kuri ibi bintu bine kugira ngo arebe opozisiyo uko ibyitwaramo. yego, Noneho nyuma hishe ko bashobora gukubitamo n'indi ngingo yo kuvugurura itegeko nshinga ariko agamije ko hajyaho manda ya gatatu. Donc bagakuraho umubare wa manda. ni ugukuraho umubare wa manda Kisekedi akaba yawukomeza, kandi birashoboka Kisekedi mu gihe yaba akomeje gukorana nabo mu burengerazuba bw'isi kuko nibo bafite ijambo cyane, nibo bafite ijambo. Ikindi buriya iyo abo mu burengerazuba bw'isi babonye umuntu wabaye sesabayora ati nimuze mwifatire icyangombwa nuko nigumira ku butegetsi, ibyo nta kintu bibabwiye. Na Mobutu yayoboye imyaka hafi 30, ari uko nguko bamubwira ati nushaka ukomeze icyangombwa twe nuko tuza tukayora. Ashobora no kudahindura itegeko nshinga kugira ngo wenda habeho modeli yo gukuraho manda, akabikora nk'uriya wo muri Togo. Uriya wo muri Togo buriya ntabwo akitwa perezida, asigaye yarazanye bashyizeho akandi kantu ngo ahagarariye ngo inama y'abaminisitiri. Ariko wajya kureba ugasanga nyine niwe perezida, ahagarariye inama y'abaminisitiri, ngo ahagarariye inama y'abaminisitiri. Ntabwo bakimuhatitira perezida, basigaye bavuga ngo uhagarariye inama y'abaminisitiri. Ugasanga n'akandi kantu bashyizemo ariko gatuma aguma ku butegetsi. Urumva ni maguye nyinshi muri politiki baba bakina, na Kisekedi rero areba byanze bikunze probability nyinshi ziragaragaza ko atazava ku butegetsi. yego, Agomba gukomeza rwose. Ibyo ni ibintu bigaragara. numva rero ubwo nuko umuntu yaba byogoshe cyangwa se yaba abifashe. Hanyuma mu burengerazuba bw'isi bwo bihagaze bite Rudahu muri iki gitondo dukora aya makuru? Muri iki gitondo ubwo wenda tuvuge mu bijyanye na Iran, kuko urebye n'ibyo biba bishyushye hagati ya Amerika na Iran, ni nabyo byagize ingaruka ku isi yose. Ku isi yose ku bijyanye na peteroli. Ndumva ejo arimo urabaza ku bijyanye n'akagunguru. Akagunguru rero biragoye kugira ngo umuntu afixe igiciro cyako kuko karahindagurika. Iyo Trump yavuze ati ibintu byabaye byiza none tugiye gusinya, akagunguru gahita gahananuka. Kuko urumva akagunguru gahananuka kubera icyizere abantu baba babonye ku muhora wa Hormuz. Yego, ariko iyo Trump yagabye ibitero, akagunguru kahita kongera kakazamuka kubera ko Hormuz itongera igafungwa. yego, kuko nk'ubu ngubu ijoro ryakeye Amerika yarashe drone 4 za Iran zari ziri muri surveillance. yego, bavuga ko ngo Amerika yavuze ko ngo zari zirimo kuneka ngo amato yabo arimo hariya. Hanyuma ikindi mbonye Trump yatangaje yuko ngo byabana ngombwa ashobora kurasa Oman. Umve agiye kuva kuri Iran arashaka kurasa Oman. Iyo sayizi iki kandi?
Oman iri muri kandi umva Oman ubundi yari Amerika muri karere ka Gulf kuko nayo yahuye n'ibitero bya Iran. Yego. Ariko iri muri deal ya na Iran yo kwigiza iki kwishyuza nayo Hormuz. Yego. Ubwo rero Amerika ikabona ko bari mu kagambane ko gukomeza gufunga Hormuz, donc amato ntasohoke. Ndetse akaba ari n'andi mato ane Iran yarashe yari yasuzuguye amabwiriza yayo yo kudasohoka muri nuza Hormuz. Yego. Ukabona rero ko ku bijyanye na kugunguro ka peteroli ejo wabazaga nanone kagiye kongera gutumbagira kuko sekretari iracyari fragile. Ubwo ibiciro n'ubundi bigiye kongera bizamuke, icyo kurya cyongere kizamuke, nicyo gihangayikishije Bwana Rudahunga cyane kuko sibyo ko buriya wenda leta y'u Rwanda yo igerageza igasa nkaho kuko nk'ibiciro buriya bya mazutu yaragerageje byo ntibyatumbagira cyane kuko ibiciro bya mazutu ahanini ubona ko ari byo ubwikorezi bukoresha muri transport, ariko uko ibintu bikomeza kudogera hariya byanze bikunze ko na minisitiri wungirije w'ibikorwa remezo yari yatanze pronostic avuga ko muri ano mezi twitegure ko ibiciro bizakomeza kuzamuka kubera kariya karere kuko haca karibira nyinshi 20% n'ibintu byinshi, niyo mpamvu nyine birimo gutumbagira. Hanyuma abakongomani ngo bangiye kujya muri Amerika. Yes, abakongomani Amerika yasohoye itangazo ko nta mufana n'umwe uturutse muri Kongo wemere kuzitabira igikombe cy'isi kiteganya kuzabera muri Amerika, Canada ndetse na Mexique bitewe na Ebola. Ubwo bakaba basabye FIFA ko yabasubiza amatike yabo. Yewe rero nagahinda kenshi ku bakongomani. Nabonaga mu binyamakuru bari bashyizeho na ya foto ya wa mufana wamamaye cyane wiganaga Lumumba. Nawe ushobora kutabona visa. Yego. Urumva ni ikibazo gikomeye ku bafana wenda bari bifite amafaranga bashaka kujya gufana ikipe yabo. Ya muri rusange amakuru avugwa nayo ngayo. Nayo ngayo ubwo umuntu arakomeza kurikirana iyo andi makuru arimo kuvugwa muri aka karere. Hanyuma ku munsi w'ejo M23 ndabona yatanze itangazo bavuga ko ku itariki 27 z'ukwezi kwa 5 2026 koalisiyo y'ubutegetsi bwa Kinshasa yatangije ibitero muri village yitwa Misheke muri teritwari ya Masisi. Bavuga ko bino bitero byishe abaturage b'abasivili b'inzira karengane ndetse bisenya n'amazu yabo. Urumva bita bituma nyene ikindi imiryango igira gute ihura n'ibibazo byo kujya gute byo gutatana cyangwa se kuva mu bice bari barimo. Rudahunga urana ko bari bicara n'intambara idashira ya Wazalendo gukomeza gustressa M23 ratisaje yari cyangwa se guhanagura gukuburamo muri Masisi haracyarimo ikibazo. Haracyarimo ikibazo. Yego. Biriya bice cyambere ni binini cyane. Ikindi buriya abantu ntibakanarenganye M23 ntabwo irabona ingabo nyinshi cyane ku buryo zishobora gukwirakwira muri biriya bice bikirimo interahamwe Wazalendo, bikirimo iriya mitwe nyinshi kugira ngo bizajye ku murongo 100% haracyarimo igihe. Ni kubona umujyi wa Goma na Bukavu bakiyifata wabonaga ko hari akirimo ibibazo, ariko urana ko ubungu umutekano urimo kugenda ugaruka. Ni buhoro nyine bigenda biza. Umuntu nukuba bitegereje kandi tubwira abantu ko amakuru agenda abageraho uko amasaha agenda atambuka. Umuntu yavuga ntabwo umuntu yabura guha bravo polisi yacu y'u Rwanda imyaka 25 imaze. Nabonye yagaragaje ibikoresho bigezweho tubona no mu Bushinwa batangiye gukoresha polisi yaho cyane cyane nk'imbwa za robo. Nabonaga bagaragaza ko zifite ubushobozi bwo gutegura ibisasu, donc igafata ahantu bamenye hari igisasu ikagifata ikakijyana ikagishyira mu kigunguru cyabugenewe. Icyo gisasu gishobora guturikira muri icyo kigunguru kandi ntibiteze impact. Yego. Ubona ko polisi yacu rwose iri ku ikoranabuhanga iri ku rwego rwo hejuru. Yego, nabonye bari banatumiye n'abayobozi ba polisi muri aka karere, yaba Kenya, yaba Tanzania, ibihugu byinshi nabonye abayobozi ba polisi bari bitabiriye.
ikindi nabonye kiri kugarukaho mu binyamakuru nuko ngo ashobora kuba hari ibiganiro by'uko Uganda, u Rwanda na Kenya bishobora kugira alliance y'igisirikare. Nabyo byaba ari byiza, alliance buriya bari sawa mu kugarura umutekano igihe haba habaye imvururu muri ibyo bihugu. Ariko ikintu nge nabivugaho nuko ibi bihugu byo mu karere ka East Africa politika yabyo irahindagurika cyane. Ujya kubona ukabona haje umupolitisiye utumvikana n'uyu nguyu, ku buryo alliance tubona yagiye anajyaho, yaba ya politike yaba n'ubundi ya gisirikare yasanzwe muri East Africa, kugera ku ntego mbona ngewe bigoranye kubera aka karere karacyarimo ibintu byo kutizerana. Iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo itarangira nta kizakunda Rudaho. Nta kizakorwa kuko ibihugu byo mu burasirazuba bwa Kongo harimo ibifitemo ibyijanditsemo direct, no muri SADC birimo nka ngora ntabwo ibona ko, ntabwo yishimiye ko amasezerano yaba ya Washington yashyirwa mu ngiro kandi yarayayo biganye baraterura, nayo ari kuzikuriramo inyungu. Urumva ibihugu byose biracunganye. Reka duse nk'abasoza wenda turagaruka mu kindi kiganiro. Icyo navuga cyo nuko Burundi na Kongo bongeye kugirana amasezerano bagiranye n'ubundi bufatanye mu bya gisirikare. Turaza kwigaruka mu kiganiro cyacu cya kabiri Rudaho. Ugenda ushaka ayo makuru, turaza kuba tubihuza turebe noneho bagiye gukora iki. Bari bafite amasezerano, barwanyije M23, bagiye kurwanya ADF na RUSE, bagiye kongera ingabo se n'ibikoresho se. Urumva ko haracyahinda tu. Sawa. Ndagushimiye cyane. Okay, merci. Yes, reka dushimire Rudahunga wari kumwe natwe mu kiganiro. Nanjye mvuga ngo reka dusoreze hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, twongere mu yandi makuru yacu ataha.